mbese baravuga ngo umugore w'umutima yubakira ngo mu kiraro k'umuyaga dore nguyu nyine namukunde ko ari umugore w'umutima imbere yanjye niwe wenyine yahutse ari umunwa no mu kinyejana nta wundi bangana arihariye nyine. Tubahaye ikaze nibwo muvugo kiri mu kiganiro kuri Kabodi TV. Twabazaniye abatumirwa uyu munsi nabo bafite ubuhamya bukomeye kandi bufasha abantu, niyo mpamvu twabazaniye uyu munsi. Mbere y'uko dutangira ikiganiro reka mbabwire ko Kabodi TV dushyiraho ibiganiro birimo ubuhamya bwafasha umuntu cyangwa se ibiganiro bijyanye n'urugo, hanyuma tugashyiraho na Bibiliya. Ngaho kaduha ikaze abatumirwa bacu, tubaha ikaze kuri Kabodi TV. Murakoze. Mbere y'uko dutangira reka dusabe umutware w'urugo abanza dusengere. Uwiteka Mana ishobora byose, tugushimiye impuhwe n'imbabazi zawe, tugushimiye imbaraga zawe, uburinzi bwawe bukomeye, kuko tutabanye nawe twakabaye tugejeje kuri aka kanya. Tugushimiye ko warinze aba bashyitsi bakabageza hano amahoro, natwe ubwacu waturinze. Turagusabye kugira ngo imbaraga zawe umwuka wera agutaha ahantu, ibigiye kuvugirwa ahantu uzabyumva vuba cyangwa akabyumva haciyeho igihe bizamugirira umumaro. Umwuka wawe tuyobore kandi aduhe kuvuga ibifite umumaro kurenza uko twavuga ibijyanye n'intekerezo za muntu ku giti cye. Urakoze kuko byumvise, tubisabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mwatangira mwibwira abadukurikiye. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Mukeshimana Felix, ni umugabo wubatse, mfite umufasha umwe n'umugore umwe n'umwana umwe. Madamu. Murakoze. Nitwa Uwase Aline, Domama, umutware umwe n'umwana umwe. Murakoze cyane kutwibwira. Ubuhamya tugiye kwinjiramo nk'uko abantu barimo kubibona, umudamu ari mu kagare ndetse n'umugabo we bari kumwe. Umugabo we ni muzima. Impamvu twazanye bano bantu ni ukugira ngo badusangize ubuhamya bw'uburyo urukundo rubaho, urukundo rw'ukuri rubaho, kubera yuko nk'uko mwabyumvishe Felix yakunze Aline afite ubumuga. Ariko mbere yuko twinjira mu kiganiro reka batubwire ukuntu bamenyanye. Reka duhere ku mutware w'urugo kuko niwe bagiye kuvuga ngo ndamukunda. Mbere yuko dusubiza icyo kibazo nakosoraho gakeya ku by'umuvuzi. Buriya umuntu wese uhumeka aba ari muzima. Kuvuga ngo njye ni muzima ngo kundi ari mu kagare, nawe ni muzima. Hanyuma uko twahuriye kuri Facebook. Twahuriye kuri Facebook, ariko njye nkaba mbibonamo ko yenda ari nk'umwuka w'Imana wabijemo, kuko njya kuvuga ko nashaka umugeni kuri Facebook narasenze, senga Imana nyisaba ko yazampuza n'umukunzi, ariko tuciye kuri Facebook. Duhuriraho rero, ritangira ari inshuti yanjye bisanzwe, turi aba friends twandikirana bisanzwe, biza kugera kure turahura. Duhuye nko kuri no tariki ya mbere z'ukwa gatatu 2015. Itariki na twahuriye. Twujuje imyaka, ubu ngubu tugiye gutangira umwaka wa 8. Turi mu rukundo kandi tuzakomeza gukundana. N'Imana nayo irabyumva ko izakomeza kubishyigikira. Nuko twahuye rero, twahuriye kuri Facebook, dutangira turi inshuti zisanzwe, hagacamo igihe tutanavugana, ikindi gihe tukavugana. Mbonereho no kubabwira ntabwo icyo gihe duhura nta foto yari iriho. Yari gutyo gusa, hari ifoto isanzwe y'akandi kana, ariko tukajya tuganira. Bigeze igihe nkamubwira ko nshaka kuzabona na nyina w'umwana, arambwira ngo ntacyo uzamubona, komeza utegereze, utazi ko nawe umwuka w'Imana uri kumuvugiramo.
ariko wabibazaga kwa kundi abasore batangira abaza utuntu nyine azi icyo gihe nanabimubwira by'urukundo byari bitarazamo rwose twavuganaga gutyo bisanzwe none igihe rero kiza kugera tukajya tuganira umusaba ko buri wese yaba open kuri mugenzi we tukavugana ku buzima bwacu nibwo naje kumenya ko afite ubumuga tukajya tuganira ambwiye ko afite ubumuga ariko ubwo naramubwiye ati nta kibazo nawe uri umuntu nk'abandi bitangira kuganira rero meze nk'umuntu muri kumukansaringa mu buzima kuko afite ubumuga ntangira kujya mukansaringa gutyo n'urukundo numva runjemo kugira aho mubwira ko twakundana mwamaze guhura oya tutarahura tuvugana gutya nyina w'umwana ntaramubona bikiri mu muyaga igihe kiza kugera ku itariki nk'iyi rero turahura dutangira gutyo biba official turabyaporodinga uwo mwana ntabwo yari uwe yari umwana abantu bakunze gushyiraho yari n'umuzungu abantu benshi mbona bakunda kumushyiraho ntabwo yari uwe umwana we n'uyu nguyu mwabonye hano mwabyaranye twabyaranye muri make urugendo rw'urukundo rwabo ni urwo ngurwo ariko noneho Aline bigeze igihe akubwira ko agukunda akimara kubikubwira wumvise koko abikuye ku mutima cyangwa wumvise ushidikanya nubwo twari tumaze igihe tuganira ntabwo nabihaye agaciro ntabwo byahise binzamo nta nubwo nahise mwemerera kuko icyo gihe nari ndi mu ishuri nkumva ngiye nshaka kwiga nkakomeza ubuzima bwanjye nyine urabona iyo umuntu akiri mutoya aba afite inzozi ashaka kuzageraho rero nabaga numva mfite gahunda yanjye y'ibyo nshaka kuzageraho ntabwo ibintu by'abagabo nabishishaga byanshituraga ntabwo byambagamo cyane rero abimbwira nahise numva naramuhakaniye kuko numvaga bitandimo nawe urabaye Imana ntabwo nari Imana ariko ntabwo muri icyo gihe ntabwo byazaga ntabwo byabaga bindimo njyewe byaterwaga n'iki se nuko wumvaga utamukunda cyangwa wumvaga ahanini ikintu cyabiteraga kubera ukuntu nari namaze kurwara nyine nari maze kugera mu igare muri njye nakuze ndi umuntu numva ngomba kwiyubaha nkumva nta muntu uzamfatirana n'ikibazo ndimo nkumva umuntu wese waza gutya ambwira urukundo ntabwo ngomba kumuha umwanya ngomba kubanza nkajya muri izo nzozi zanjye nabaga mfite izo ndoto zanjye nabaga mfite nkumva nibyo nabanza nkageraho noneho iby'urukundo bikaza nyuma ko nabaga numva ko umuntu wambwira ko nkunze ashobora kumprofita kubera uko mbona nkumva icyo kintu nicyo nashaka nkumva nk'agasuzuguro yabanzanyeho noneho ahubwo nkumva njye nabanza nkajya mu bindi binshishikaje kuruta ukuntu najya mu by'urukundo niyo mpamvu nahisemo akanira yego hari abantu badukurikiye bashobora kwibaza ibyo bintu kumuga ukajya mu kagare byakubayeho ungana gute warabivukanye hari umuntu ushobora kubona akavuga ngo wenda narabivukanye cyangwa wenda byaje ukuze nari nkuzi byaje nkuze noneho bigeze igihe umwemerera wamwemereye se noneho bigenze gute wagendeye ku ki noneho umwemerera umva ko noneho mukwiriye kujya mu rukundo narebye hari benshi banteretaga benshi bari bahari ariko ngenda ndebamo we mu buryo twaganiraga uburyo yanyitaga urumva yari atarambona mbwira n'iby'urukundo yari atarambona nta n'ifoto yanjye yari yakabonye rero nakomeje nkabona abandi bo barambona we ntarambona mbwira iby'urukundo hanyuma ngendera ku by'abandi bankunda no kuri we umuntu ukubwira ngo aragukunda utakubonye atandukanye na wundi
wabanje kukubona rero n'ukuntu yanyitagaho mu byo twaganiraga muri ubwo buryo byabashije kugenda biza ndamwemerera. Noneho arakwemereye mutangira urugendo rwo gukundana. Iyo abantu barimo gukundana ntabwo ariko bose bafata icyemezo cyo kubana. Hari abakundana ariko igihe kikagera bagatandukana, ariko mwebwe mwarakundanye mugera naho mubyereka imiryango murabana. Felix, ni ikihe kintu cyaguteye imbaraga zo kuvuga ngo mfashe icyemezo uyu ngiye kumugira umugore? Ikintu cyanteye imbaraga nta nubwo ari kimwe. Ikintu cyanteye imbaraga ni uko nabonye ari umuntu ugira umutima mwiza, akagira ubuntu, akagira urugwiro. Mbese muri we ni wa muntu wumva afite umutima wo kuba yafasha abantu. Kuko yajyaga anabimbwira ngo abaramutse abonye ubushobozi yafata nk'ikigo, agakora nk'ikigo gifasha abantu bababaye. Akaba afite uwo mutima rero, ni wa muntu ushobora no kuba ababazwa n'ubuzima bw'abandi no mu gihe nta kintu afite akumva ari cyo yatanga. Mbese baravuga ngo umugore w'umutima yubakira ngo ikiraro k'umuyaga. Dore nguyu nyine namukundiye ko ari umugore w'umutima. Muri bose wabonaga ku isi urebye ufite umutima. Oya, n'ubundi n'abo dukorana bari iki kiganiro cyangwa n'uwacyumvishe ahandi, uyu nguyu imbere yanjye niwe wenyine yahutse ari umuntu umwe no mu kinyejana, nta wundi bangana. Arihariye nyine. Ari we n'iki kintu cyagukubiye kuvuga ngo noneho uno muntu ugiye kumwemera muri ba bandi bose baguteretaga, ukavuga ngo uyu muntu twarakundanye igihe kirageze yampropoje kubana nanjye, noneho ndamwemereye rwose, iki cyiciro reka tukirenge cya fiançailles, noneho tugiye kubana n'umugabo wanjye. Ni icyemezo kitoroshye, ariko ni iki kintu cyaguteye izo mbaraga? Yego, urabona tujya kubana tuba tumaranye imyaka 6 dukundana. Muri urwo rugendo rero rwose twagendanyemo, wa muntu wamaga courage muri byose. Nta kintu ngiye mbona kidashoboka kuri we akakibona nk'igishoboka, kandi koko bikagenda neza. Aho nacitse intege hose akambwira no ntabwo ari cyo gihe, courage, ibintu bizagenda neza, kandi koko nkabibona. Nagize hasi numva ngiye kubivamo neza, akambwira komeraho bivamo. Rero ni byinshi yagiye ankomeza no mu buryo bwo kwiyakira mu kibazo nari mfite, ko byabanje kujya bingora, ariko we akomeza kujya ambwira humura, ntacyo bitwaye, ubuzima burakomeza, cyambere no kugihumeka. Umuntu ukubwira ibintu nk'ibyo ngibyo. Ikindi yari fieri yanjye, kandi n'ubu niko akiri, ni fieri yanjye cyane cyane. Mbese ahantu hose nta rimwe ajya agira ipfunwe ry'uwundi we, muri byose mbese aranshyigikira. Numva ari umuntu nk'uwo nguwo ntabwo nakumvaga kujya kure ye musanga abandi. Noneho se muri icyo gihe mwari mugiye gukora ubukwe cyangwa mwari muri fiançailles yari kwerekana mu muryango, nta kibazo umuryango w'umugabo wigeze ubigiraho? Wenda hari ukuntu ababyeyi bashaka guca intege bakavuga uriya muntu oya muzabana mute, ibintu nk'ibyo nta bigeze bibaho? Oya, ibyo ntabwo byabayeho. Ahubwo barishimye kuko babonye ko mfite urukundo, barananshyigikira. Cyane ko batari nanjye wa mbere bari babonye ubanye n'umuntu ufite ubumuga. Barabyishimiye ndetse nanahamya ko banamukunda. Baranamukunda cyane kuko baramuhamagara kenshi bakamuganiriza. Mbese niyo bamaze igihe batavugana babumva batameze neza. Hari igihe imiryango yemera ikintu, ariko inshuti n'abavandimwe bo ku ruhande, ubwo ni abavandimwe ndabamubana mu bintu runaka, ubu nta magambo yigeze aza abarwanya. Ku ruhande rwa Felix aratubwira, no ku ruhande rwa Rena tubwire nimba we ntabyo yigeze yumva. Abantu barwanya umuntu babona iyo ukoze ikintu gitandukanye n'icy'abandi bakora, cyane cyane nk'iyi si tubayemo, abantu baba bakora ikintu gishayininga, yenda bashobora no kwibaza se uriya muntu
hari n'abumva ko kuba mugaye nta kintu yakwimarira, bakakubaza se umuntu muzabana gute, yenda bakanareba bakabona uri umukene bakavuga ati uzabishobora gute, bumva ko uwo muntu yenda nkawe nk'uko babimubwiraga, bumva ko uwo muntu agomba kuba ari umuntu ukize kugira ngo abashe kumwitaho. Noneho nk'igihe nageraga mu gihe cyo kwitegura ubukwe, kuko mbere y'aho bambwiraga ngo uri umunyacyangugu, umuntu nk'uyu w'i Kigali uzamushobora ute, abanyacyangugu ngo ntibajya bakundana n'abantu batari abanyacyangugu, iyo ni kashe ya mbere. Icya kabiri ngo ntabwo uzamushobora, ngo yizeye ibintu by'ubuganga, ngo azajya agenda ku izamu arareyo ararane n'abaganga bagenzi be, nguriya ngo umva ngo ntabwo uzamushobora, bakarambwira ngo azabigutora gusa. Noneho bigeze mu gihe cyo gukora ubukwe bwo nari nkennye pe, nta mafaranga nari mfite, ugereranyije no kuvuga ngo umuntu agiye gukora ubukwe yaba agomba kuba afite bije nini. Icyo gihe nta mafaranga nari mfite, ni Imana yabikoze. Noneho nabwira nk'umuntu uti nta mafaranga mfite ariko njye ibintu byanjye bizagenda neza, kubera mpagaze mu kwizera, ntabwo ati ibintu byanjye bizagenda neza. Bakambwira ngaha wowe wanizirikira igisasu ngo wakiyahura. Ariko muri icyo gihe abantu bose babimbwiye ubukwe bwacu barabutashye, kandi ubukwe burimo abantu benshi kandi bumeze neza, nk'abantu bagera muri ino nzu bakareba nko ku mafoto cyangwa bakareba nk'iriya foto irimo hariya, ntabwo babona ko ari serivisi. Imana yari yadukesheje ibintu biryoshye, byari byiza, umva byari byiza cyane. Abantu baje ari benshi, nta nubwo ari kumenya ko ari muri covid, byari abantu benshi kandi abantu bose, ariko bose ntabwo ariko baba baje kureba bishimye. Hari abaje bareba bavuga bati ariko bari abantu, hari abari baje kureba ko umukobwa ataje akambura, hari abari baje kureba uwo musore wihandagaje agakunda umuntu ugendera mu igare. Ariko njye nuko mvuze umuntu ugendera mu igare bose ko babivuga, hari abari baje kureba ko twasebye, ariko bose baratsinze. Twayegukanye igikombe, Ballon d'Or twayaranye. Yasetse cyane. Guseka byongeye iminsi yo kuba. Ari ku ruhande rwawe byari bimeze bite? Ku ruhande rwanjye rero abantu benshi bakimara kumva iby'ubukwe amagambo aba menshi, kandi ntekereza ko no mu busanzwe muri sosiyete mu bantu basanzwe badafite n'ubumuga nabo hari igihe amagambo aza, ariko nk'iyo ari umuntu ufite ubumuga ibindi ahubwo bikanantangaza kuki mu mitwe y'abantu baba bumva ko umuntu ufite ubumuga imigisha ibageraho nawe itamugeraho. Icyo kintu kijya kinyurira, bakumva ko umuntu ufite ubumuga ari wa muntu ugomba guhora aho ngaho mu nzu nta terambere, kandi ntabwo ariko biba bigomba kugenda. Imana dusenga twese iyo ari imwe, twumva kimwe, ntabwo itoranya ngo we mufite ubumuga undi arabufite, twese twumva kimwe bitewe n'uburyo umuntu abana n'Imana. Rero ni muri ubwo buryo babaga bavuga ati hano agiye gukora ubukwe, uti se umuntu uri mu igare agiye gukora ubukwe, umugabo azajya amuta mu nzu ajya mu bandi bagore, umugabo azajya amukubita, umugabo mbese nta mezi abiri bazamana, isundi azabyara, biba byinshi. Abandi nabo bakambwira bati usanze umugabo w'umukene, bakaba usanga umugabo w'umukire ufite amafaranga, ufite inzu, azajya ahora kwimukana ngo yakujyanye, afite imodoka azajya ahora agutwaye mu igare, mbese umuntu ufite ubushobozi bagendeye n'ukuntu nawe ameze. Bakambwira bati hari ahantu ugiye kuharuhira, ariko ngiye kuko umutima wanjye namaze gufata n'icyemezo, nkumva ntabwo nabaga nshaka ibintu nakuze. Nanone ndi umuntu wumva ko nkeneye urukundo, nkumva igihe cyo gushaka nikigera nzasanga urukundo aho gushaka ibintu, kuko usanga ahantu henshi abantu benshi bakurikira ibintu, yego ibintu biba bikenewe, ariko burya mu rugo ntabwo ibintu ari byo biba bikenewe, haba hakenewe urukundo niko rwubaka. Niyo no hasi mukundanye, hasi mwaharyama mwaburara mukundanye nta kibazo, ariko nyine ngiye nkumva rero ikintu nshaka cyane ni urukundo, kandi urukundo narubonaga ko rufite ku bintu byinshi twagiye tunyuranamo. Rero nkumva iby'amagambo bambwira nkumva birimo biraca ku ruhande, n'iyo minsi baneka ngo ntituzabyara
nkumva ubumuga mfite ntawe uhuriye no kubyara, nkumva nta mpamvu n'imwe umuntu atabyara, kandi mboneyeho no kubwira umuntu wese ufite ubumuga aho ari hose, niba uko amugaye kose sinkuzi, ariko ntakagiye kuba muca intege, w'ikimurimo wumva cyamugirira akamaro ajye bakurikiza umutimanama we, aho kwita ku bantu. Burya iyo abantu bakubwira ibintu byinshi ugera nawe ugacika intege byose kuko nibyo, ariko iyo ukurikiza umutimanama wawe byose birashoboka. ariko baravuze ngo abantu bakuye baba mukundana hasi mwaharara naho mwaba mwabura ariko mukundana, ubu ugeze aha ngaha tanga ubuhamya bari bwaburara cyangwa bwarare hasi kuba mvuze gutyo hariya bazagatoramo ako ngako niko bazatoramo konyine kuba mvuze gutyo navuze ko ndarushya ubona ko umuntu urara nta urara ntabwo ndarazi gusa mbese ko urukundo rukora byose, umuntu akukunda nawe mukundana nta mpamvu yo kuvuga ngo ahantu haba simushoboye, urahaba kubw'urukundo, kandi abantu bose baba bakeneye urukundo. wari ukomeje ku kintu cyo kubyara, abantu bafite ubumuga kenshi ariko nko ku mashuri twagenda tubona nk'umuntu agendera mu kagare, abantu benshi bakamutinya kuvuga ngo uriya n'ubundi nubwo mwabana nta kintu mwaziba, ntabwo mwazagira mu muryango bakomokaho, bakumva yuko nk'uko nyine aba ameze, ingingo zimwe na zimwe zidakora, bakumva yuko n'igikorwa cy'abashakanye atagishobora. Ariko mwebwe ubu ngubu mufite umwana, biragaragara yuko Imana yabahaye umugisha uwo mwana. Ni iki wabwira nk'abo bantu batekereza gutyo, bumva ko nyine abantu bamugaye badashobora kubyara, mwebwe n'iki mbese duha ubuhamya bw'ukuntu bimeze, ariko ugira n'icyo ubwira abantu batekereza gutyo? Yego, icya mbere navuga ntabwo abantu ntibakagire bumva ko abantu bafite ubumuga aribo batabyara. Isi ntihari abantu benshi badafite ubumuga batabyara bamaze imyaka 18 iki, gusa Imana izabatabara. Ntabwo bibaho. Ni ukuvuga ubundi ikintu cyaba ku muntu ufite ubumuga nacyo cyaba ku bantu udafite ubumuga ugenda bisanzwe. Natwe turabona nk'abandi nta kidasanzwe, nta mwihariko wacu, mbese turi abantu basanzwe nk'abandi, ubumuga waba ufite rwose byose birashoboka. icyo narenza aho buriya akenshi sinzi abantu iyo barebye bareba inenge kurenza umuntu ufite iyo nenge. Niyo turi kugenda nko mu muhanda uba ubona bareba igare kurenza ribiri, igare niryo riba rigaragara. Noneho rero bigereranywa, tuvuge nk'urugero, umubyeyi yabyaye abana abahereza iminani, abahaye iminani habamo umwe ahaye mu murima uri mu kibaya, ahantu hameze neza, hari ubutaka ubona bumeze neza bugaragara neza, undi akamuhereza nko ku musozi ahantu hahanamye hari nk'amabuye. Abantu bose iyo barebye ntibareba wa murima ahubwo bareba amabuye arimo, basize nk'uriya muntu bashyize ku gasiko ko buriya azahinga yeze. Ariko kuki uvuga ko umuntu atazahinga ngo yeze utabanje guhingamo ngo urebe ko ya myaka itera? Rero niyo abantu barebye umuntu ufite ubumuga ubwo ari bwo bwose, mbere yo kureba ko wa wundi ari umuntu, bareba bwa bumuga afite, nibwo buba bugaragara ko neza ko ari umuntu. Kandi buriya ikintu birengagiza, nta muntu utari mu karere wo kumugara. Aka kanya nanjye namugara, cyangwa iri gare akarivamo njye nkarijyamo, cyangwa se yenda anaribima rero cyangwa nk'abapararize none n'umubiri wose simve no ku gitanda. Rero buriya ntabwo ugomba kurebera umuntu handi kubera yanenge afite, yenda yanenge yamujeho cyangwa yavukanye, akaba ari ureba ko nk'ubu ngubu ubonye nk'umuntu afite nk'ikintu hano ku jisho cyangwa afite nk'ikibari, cya kibari nicyo bareba, ntibareba wa muntu, ntibareba noneho wa mutima w'umuntu, ahubwo bareba yanenge afite. Kandi nta muntu kuba umuntu amugaye ntabwo bivuze ngo ntiyabyara. Ni nka kwa kundi nyine kuba isambu irimo amabuye ntibivuze ngo ntiyakwera. Ubutaka bwose na bwa bundi bwiza bugira igihingwa gishobora kubweramo. Hari igihe ubutaka bushobora kuba buriho amabuye
ariko bwakwera imyaka na myinshi kurenza yindi irimo bwa butaka ubona ari bwiza ukishimira ngo njye mfite ubutaka bwiza aho ugasanga burashaririye noneho butakweramo n'urubuto na rumwe ariko twebwe twabibye urubuto turi hano kandi bazanye umusaruro nubwo babona amabuye mu butaka ariko amabuye mu butaka bwanjye harera ntabwo ibyo bicantege bigeze bigira feri oya nta muntu wigeze andya intege ngambwire ngo ntabwo azabyara gusa niyo twajyaga kwa muganga tugiye no kwipimisha harimo benshi babazaga ngo ngo se ngo wamugaye se ngo ni ikibazo cy'umugongo se noneho twajyaho nyuma y'uko yabyaye ngo none se ngo wabyaye ufite ngo wabyaye ngo wabyaye utaramugara cyangwa ngo wamugaye umaze kubyara kagera se kubyara abantu bose bamaze kubyaza hano hari abagiye babyana muri maternité bagasohoka bamugaye nyine bikagucanga gusa ni imyumvire akenshi abantu baba bafite baba bumva ko ikintu cyose yenda bwa bumuga bwatewe n'ikindi kintu aka kanya ariko ntabwo ariko bimeze umuntu ufite ubumuga yabyara umuntu ufite ubumuga yakora akazi nk'uko abandi bagakora umuntu ufite ubumuga aho babona ko atajya yenda bitewe n'uko yenda nk'inyubako uko ziba zimeze ariko afite ubushobozi nabwo bwo gukora ibintu byose nuko bajya bavuga ngo disability is not inability kuba umuntu afite ubumuga ndibuze ko adashoboye kuko hari ntureba nk'ubu ngubu gutya ameze hari ibyo ndashoboye ariko ashobora kuba yashobora ntabwo ushobora byose rero usibye Imana yonyine niyo ishobora byose batekereza gutya none se hari ubuzima wabayemo mbere yo gushaka nubwo wabayemo noneho uri kumwe n'umutware ubona ari irihe tandukaniro itandukaniro rirahari urumva iyo utarashaka uri wenyine ariko ntabwo uri wenyine ufite mama ufite papa cyangwa n'abavandimwe ariko iyo umaze gushaka ubwo bivuze muri rusange iyo umaze gushaka uba ufite abantu mbese bagukomokaho nawe ufite umuryango wawe atajya byo kuvuga ngo mfite mama mfite abavandimwe ntukagira abagukomokaho ukagira umuryango wawe nawe ubarizwaho utekerereza atajya byo kuvuga ngo mama arahari ari bumpari ari buri kimwe cyose iyo ufite umuryango nawe uratekereza cyane kandi bari byiza cyane kurusha mbere nyine itaragira umuryango umeze nka muntu utira telefone akajya guhamagara ariko wagize umuryango telefone yawe uyifitiye uhamagara igihe ushakiye none uburyo wabagaho mu buzima bujyanye n'amarangamutima cyangwa se uburyo wiyumvaga n'uburwayi wari ufite hamwe n'ubu ngubu ubona harimo iyi diferanse cyangwa harimo irihe tandukaniro rirahari ko mbere urumva mbere nabaga ntekereza cyane nyine nkatekereza ku burwayi bwanjye ku bumuga bwanjye ariko ubu nta mwanya wabyo nabona ntekereza ku mutware wanjye ntekereza ku mwana wanjye kandi nibo bampa ibyishimo urumva icyari nk'umwijima kuri njye cyaragiye haza umucyo mba numva rero ibyo ntabwo nkiha agaciro ubundi ni uko turi abantu tutabasha no kwihanganira ibintu tuba muri iyi si biba byatugezeho ko biratubabaza ariko nanone iyo urebye kure nyine ukabitekerezaho neza ubona haba hari impamvu ariko twebwe tuba tutayizi nk'iyo nza kuba ntafite ubumuga ntabwo mba ndi hano ntabwo mba mwambonye urumva ntekereza ko kandi nubwo ntawamenya ntabwo habura nk'umuntu wari uri kure mu bitekerezo afite ubwo bumuga cyangwa se ntabwo afite ibibazo bimuremereye wareba nk'iki kiganiro akumva asubijwemo imbaraga icyo gihe iyo mbona rero bitameze uko ntabwo byari kuba byagashobotse rero ni muri ubwo buryo buri kintu cyose kituba kugira ngo tubone ubuhamya bw'ejo hazaza kandi gukomeza abantu bamwe na bamwe ubu niko usigaye ubyumva ariko mbere ntabwo ariko wabyumvaga ntabwo ariko nabyumva mbere yumva gute mbere nyine byabaga ari amarira ari agahinda
numva nta kiganiro rwose kintu Imana icyubahiro pe zamura ibiganza Imana icyubahiro nabaga nkumva nyine mpora n'agahinda ku mutima nibaza kubera iki njye hakabaho ubwo igihe kimwe nkasenga mu mutima wanjye uratuje uraruhutse ku Mana ariko ikindi gihe nkumva oya nkumva narakarira Imana nkumva ku cyo yindi yatoranyijemo ariko ubu ngubu ntabwo ariko bikimeze ubona rero kubera yuko Felix yaje mu buzima bwawe cyangwa hari ikindi kibitera wenda ubuzima ubayemo ni iyihe mpamvu nyine bitera ni kubera Imana ni kubera Imana na Felix ni umwana wacu ntabwo bivuze ko mbere Imana itari ihari Imana yari ihari ariko urumva biratandukanye birumvikana ko bitandukanye yazanye umuntu nyine uzana abantu bazana bya byishimo bahura muri wa mwijima narindimo bakakira mu mucyo Feri wowe ni irihe tandukaniro ubona kuva ugeze mu rugo ndetse na mbere y'uko wubaka ukiri umusiribateri nibyo nababwiye ukiri umusiribateri umeze nk'umuntu utera telefone nyine akajya guhamagara ariko umaze kubaka urugo inshingano ziba ziyongereye n'ibitekerezo birahinduka ufite inshingano ugomba kuzuza ariko nanone ufite n'umuntu ukwegeye kuri ruhande gukomeza yenda yankomezaga ndi hirya tutari kumwe akankomeza ariko ubu bitandukanye nuko yankomezaga bimeze ubu ngubu ankomeza turi kumwe nkabibona yenda buriya mba mfite n'umuntu umfasha nyine mu bitekerezo akantera courage ni nkuko abo bafunguye nka business ukabona abafatanyabikorwa ukabona abantu bagutera inkunga muri ya business yawe iraguka mu bwonko biba byagutse ko buryo umutwe umwe bifasha gusara ariko ubu mfite imitwe itatu uyu nguyu naho umuhungu wanjye n'uyu wanjye imitwe ibitekerezo birahinduka kandi ukaba uhora ufite ishema ryo kuvuga uti nanjye ngeraho nivana ngeraho ngera ko buriya iyo uri umusore cyangwa se ukiri inkumi iterambere ntacyo ibintu byo kuvuga ngo urakora ibintu n'ibi ntacyo bikubwiye ariko iyo wamaze kubaka urugo uba ureba kure ufite viziyo uvuga uti ntabwo uba ukireba wenyine ko tuvuge nkiri umusore nashobora kuvuga uti niyo najya muri resitora cyangwa nkajya ahantu ngakoresha ahangana gutya ntacyo bintwaye ariko ubu ngubu ngomba kuvuga ati yenda ndajyayo nzi ko byanagenze maze kubona ko ibindi binsaye kuko ntabwo navuga ngo kuba narazanye umugore cyangwa twarashinze urugo twagira ngo dusohoke tujye ahantu ngo tujye kwiyakira twabikora ariko bitandukanye na kwa kundi ndi kugenda nkabikora njye nta gahunda ubu rero uba ufite abantu bakuri iruhande ugomba kwitaho nabo bakakwitaho ugomba gutekereza byagutse ibyo aba ari itandukaniro hagati y'umuntu wubatse n'utarubaka ubundi bajya bavuga ngo 100 by'umuntu ufite urugo biruta miliyoni y'umusiribateri buriya duke tw'umuntu ufite urugo turuta byinshi by'ingaragu kuko ingaragu yagenda hano ikanamenya avuga ati nta kibazo tu ariko wa muntu ufite urugo aba afite n'ibyo asohoye biba bifite ahantu biba bifite bije meaning y'ahantu byagiye ibyo rero nibyo bituma umuntu yaguka kumva goma ufite n'ikintu ukorera ufite intego yo kuvuga ati nkorera iki ngiki ese ubwo nta muntu n'umwe waba warashatse ngo yifuze gusubira mu musiribateri oya nk'ubu se waba kwisubiza gusubira mu musiribateri gute ubu icyambere cyo nk'ubu ngubu ugize amahirwe washatse ukagira n'umugisha ukabona urubyaro bajya bavuga nk'abaduhamagara bavuga ngo ngubwo ngo ntabwo ngo mwarazutse umuzuko wa mbere twarawubonye Imana aho bihaga icyubahiro ari nicyo kintu wabwira nk'imiryango ifite abantu babana n'ubumuga ni iki bakwiriye kwitaho kugira ngo basigasire ubuzima bwabo neza kandi bitabakomerekeje kamusore w'akantu gatoya
ntabwo bavuga abantu babana n'ubumuga, bavuga abafite ubumuga. Kuko umuntu abana n'ikintu akunze nk'uko tubana nuko mukunze, rero ntabwo rero imiryango ifite abantu bafite ubumuga, icya mbere ni ukubaremamo icyizere, bakabashyigikira muri byose bakoze, bakabashyigikira, mbese ntibajye bumva ko ari wa muntu ugomba gusigara inyuma adashoboye. Oya, natwe turashoboye. Kandi nanone natwe bagenzi bacu bafite ubumuga nabo bagatinyuka, bakitinyuka. Hariho abenshi bagira bitinya, ndavuga babona gute, baramfata gute. Oya, ntabwo tugomba kwitinya, tugomba kwerekana ko natwe dushoboye. Noneho imiryango yacu ikadushyigikira. Usanga nanone hari imiryango imwe n'imwe itarabyumva, ica abana babo intege, akavuga ati oya buriya byararangiye, akamuhisha iyo ngiyo. Ariko ntabwo ariko biba bimeze, ntabwo ari uko biba bigomba kugenda. Bagomba kubashyigikira muri byose bakora, bakabaha kuraje, kandi nzi neza ko bashoboye byose bagomba kubigeraho. Nk'urugero natanga, murabona uriya Jeannette uri muri Miss Rwanda, ntabwo byari byarangira ngo bamenye gute byagenze, ntabwo yagikora ikamba cyangwa iki, ariko urabona ko yatinyutse akagenda akajyamo, n'umuryango we ukamushyigikira. Rero n'abandi bafite n'iyo miryango yindi ifite abantu bafite ubumuga, babashyigikire muri byose aho kugira ngo bace intege, hanyuma natwe dutinyuke. Ariko nanone uko mbere byari biri n'uko biri, ubona ko harimo itandukaniro, hari ikintu kigenda gihinduka, bakomereza aho ngaho. Rero Feri, wowe ntabwo wenda igihe kijya kigera ukumva ucitse intege bitewe n'uko wenda ibintu byinshi nibo bikora, hari ibyo aba adashoboye gukora, nta gihe kigera kumva ucitse intege? Oya, ntabwo ibyo bijya bimbaho, kuko buriya akenshi usanga abantu benshi iyo bajya kubana, umusore n'inkumi, hari umuntu baravuze ngo ndagendera kuri ibi. Yewe sinagendeye kuri yataye, sinari nayibonye. Sinagendeye ku isura, sinari nayibonye. Aline wanjye cyangwa se ibishore banjye mureba, ni wa wundi nakunze. Iyo abyibushye ari wa wundi nakunze, kunda byibushye. Yaba yananutse, hari n'igihe ambaza ngo urabona ngana ate, ngo narabyibushye. Ntabwo mbona njyewe, kuko uwo nakunze niwe turi kumwe. Ni wa wundi rero sinigeze ndebera kuri ibyo byose, kuko akenshi iyo umuntu akundanye bamaze kubana n'umuntu ngo yaranabyaye, wumva umubiri ugenda ukabaho ka deformation. Kuko nanjye uko nguko ngana siko nanganaga nkiri umusore. Ahubwo nimba rero wa muntu yarakunze bwa bwiza yabona mu maso cyangwa se taye igahinduka, ashobora kuvuga ati yataye ndayibuze, akajya kuyishaka. Rero ibyo byose sibyo nagendeyeho. Niyo mpamvu ubwo ngubwo ndamutse mpindutse ubwo sinaba nkiri Felix, sinaba nkiri kuri iyi si, ubwo mwaza no kubaririza mumbona ngenda mwakora ubushakashatsi mukamenya niba ari. Ariko ntabyo nteganya, kuko abyibushye ni wa wundi nakunze, ananutse ni wa wundi nakunze, ndetse nanabisezeranye ku murenge n'imbere y'Imana mu itorero. Nubwo benshi barenga ku isezerano ko mutubana ngo urwaye cyangwa uri muzima, biriya bintu ni ibintu by'ingenzi ugomba kuzirikanaho na mbere yo kujya gukora ikindi kintu. Ubwo rero ngewe wanjye aho rero wa wundi nakunze, niyo mpamvu tuzakomezanya, kandi Imana nayo byumve izabikomeze. Ni iki wabwira nk'abantu batekereza ko urukundo rutakibaho? Iyo umuntu atangiye kuvuga ko urukundo rutakibaho nuko we ntabwo aba afite. Kuko nk'ubu uvuze ngo nta mafaranga akibaho, kuko utayafite mu ikofi ntabaguseka. Ariko uvuga ufite nk'igihumbi mu ikofi ukavuga ngo nta mafaranga akibaho, hose ubwo ibyo waba ufite byaba ari ibiki? Mbere y'uko umuntu avuga ngo nta rukundo rukibaho, nabanza arebe ko rufite. Kuko buriya amazi nimba yavuze muri Kinyinya, muri Kibagabaga ashobora kuba ahari. Ubwo rero ugiye kuvuga ngo nta rukundo rukibaho, ugatekereza isi yose ngo nta rukundo rurimo, kandi wowe uri umuntu umwe muri miliyari zinga zituye isi, icyo waba wakisha. Urukundo ruriho, ahubwo nuko wowe kurutekereza ko urukundo ruri, ushobora gusanga atari ko nyine utekereza. Ushobora kuba utekereza ko urukundo ariko hakundi ubona umuntu cyangwa se iki, ariko urukundo rutandukanye n'ibyo.
urukundo ruriho, ahubwo hari bamwe bitwaza ko ari urukundo bafite ahubwo bashaka guprofita ibindi. Urabona iyo uhuye nk'urugero nkunda nko kubwira nk'abantu nko dukorana yenda baje nko kumbaza nk'ikintu bakambaza nko kubyerekeranya n'ingo cyangwa ni nk'umusore, namubwira nti rero nuhura nanjye yenda urugo rwarampiriye rumbera rwiza, nzakugira inama y'uko gushaka umugore ari ibintu byiza. Nuza ugahura nanjye byarapfuye tumaze nk'imyaka 10 cyangwa amezi 6 tugatandukana tugakora agatanya, cyangwa narabonye ikiganiro kuri YouTube nkabona abantu amezi 2 n'icyumweru kimwe batandukanye, ngizakugira inama bitewe n'ubuzima nanyuzemo. Niba nje narahuye n'umuntu akampemukira, ubu ngubu umuntu yaraje akanguza 5,000 akanyambura, ni gute undi ejaza akambaza 10,000 nkabimuhereza kandi nzi ko 5 byamunaniye kubyishyura. Ubwo nuvuga ngo nuhura n'umuntu rwanze byanze yaciye mu nzira y'uburyo bikanga, azahita avuga ko ndi bumoso ariko bimeze. Rero niyo mpamvu utagomba uyenda wagisha inama ukaganiriza abantu, ariko ntuhite ufata umwanzuro bitewe n'ibyo abantu bakubwiye, nawe ukabanza ukareba wowe ubwawe. Nimba umuntu yarabonye ko nta rukundo hari, ashobora kuba yarahuye n'umuntu wita urukundo ikindi kintu. Wowe rero ugahura na wa muntu ufite urukundo rwa nyarwo rwanda ukeneye, ariko kubera yuko wahuye na wa wundi kukubwira ngo urarya imenge sha ngo ntago ari byo, basanga wa muntu muratandukanye wibujije wamugisha kandi wari wabubonye. Rero urukundo ruriho ruzanahoraho, ntabwo bishoboka ko isi yose yaba nta rukundo ruriho. Ntabwo byashoboka ko muri no Kigali yose harimo amazi yanduye, haba harimo amazi meza harimo amazi meza, ntabwo byashoboka. Ubwo ngubwo urukundo rutakiriho n'isi ntabwo yabihari. Aline akunda kuvuga ngo umugabo wanjye ngo niyo maguru yanjye. Kubera icyo ukunda kuvuga gutya? Impamvu nabivuze, urabona nka mu nzu turi nakwitwara nkagenda, ariko ngiye atari hano mu nzu nko kujya mu muhanda n'igare ntabwo byanyorohera. Rero ni muri ubwo buryo n'amaguru yanjye rwose nta nubwo bintera isoni zo kuvuga cyangwa se ipfunwe, niko kuri. Nk'urugero ndasubira inyuma gato, muri icyo gihe cy'ubukwe bambwiraga ko navuze ntabwo afite benshi bantereta, abazaga banyereka ibintu, imodoka iki, muri icyo gihe cy'ubukwe barambwiraga ugiye gushaka umuntu udafite imodoka uzajya gutwaramo, uzajya ukenera kwa muganga ugende gute, uzajya ukenera gutembera ugende gute. None nahitaga musubiza nti we nta modoka afite, azajya ntwara n'igare tugende, ni nacyo nkeneye kurura mu mutwe, ariko wowe uzajya umfata unshyire muri modoka tugende. Icyo gihe ntabwo nzajya mba mbonye ahantu ngomba kureba nk'umuntu uri kugendesha amaguru. Urumva muri ibyo wumva ntabwo nabishobora, tuba turi kumwe. Niyo mpamvu rero amaguru yanjye arantwara tukagenda, nta kibazo. Uri bari kujya bamushyira muri butu. Yego, ni muri ubwo buryo amaguru yanjye yangiza aho ntashobora kwigiza, nyine nyuma yo mu rugo no hanze aho hose arantwara. None se niba ntwaye n'amaguru yanjye ko bimeze kwahagenzera. Nk'umuntu watakaje ibyiringiro, hari umuntu waratakaje ibyiringiro bitewe n'ubuzima arimo. Nawe hari igihe wabitubwiye ko hari igihe cyageze ukumva ntabwo wishimye, kumva utamerewe neza bitewe n'uko wari uri wenyine, ariko ubu ngubu ukaba ufite ibyishimo. Ni ikihe cyizere wamuremera yuko nawe byamugeraho? Yego, uwo muntu rero ikintu namubwira cya mbere, tujye duha agaciro umwuka duhumeka. Iyo tugihumeka ibintu byose biba bishoboka mu buzima. Iyo ugihumeka ntubuzi ejo hawe hazaza hameze gute, sibyo? Ugomba guterwa amatsiko n'ahazaza hawe, aho kumva ko hazaza hawe ari habi. Ureke ibyahise wahuye nabyo byose, aho gutekereza ugira amatsiko y'ejo hazaza, bizagutera nyine imbaraga kandi bisubiramo umwuka duhumeka nicyo gishoro. Niba dufite umwuka turi guhumeka, harimo abawe bari guhumekera mu byuma kwa muganga, harimo umwuka washizemo,
icyambere nuko dufite umwuka duhumeka iyo ufite umwuka uhumeka nta mpamvu yo gucika intege nta mpamvu yo gutakaza icyizere ubuzima burahinduka ejo cyangwa ejo bundi ubuzima burahinduka ahubwo tugira amatsiko y'ahazaza hacu ntitwite ku hahise tugira amatsiko y'ahazaza hanyuma muri uru rugendo ntabwo biba byoroshye hari umuntu ukubwira amagambo hari umuntu ugukorera ikintu ukumva kigukoze ku mutima kirakubabaje ni nk'ikihe kintu cyaba cyarakubabaje muri uru rugendo ndetse n'ikihe kintu cyagushimishije muri runo rugendo rw'uburwayi ikintu cyambabaje cya mbere ntabwo nkunda umuntu uca intege iyo uciye intege kandi nagiye mpura nabyo kenshi akaba arahari nyine akankomeza nabivuze iyo nciye intege binjyana kure bigatuma nitekerezaho mbese nkamera nk'uri kuguha umwanya we y'amagambo wambwiye sibyo nkagenda kure mbese nkagenda kuri cya kintu wambwiye bigatinda cyane gukuramo akeza nahuye nako rero ibyo birambabaza nibyo bintu byambabaje cyane muri rugendo nagize rwose urumva niba umuntu afite ikibazo nkaho wamuhaye courage ahubwo ukamuca intege kandi noneho na cya kibazo yagize kiba cyaramubabaje cyaragikomerekeyemo ataranabasha n'uburyo yacyakira hanyuma hakaza umuntu amubwira wowe nk'urugero urimo uriga urumva ko ugomba kwiga nakaza kubwira ariko urigira iki ninde uzaguha akazi uriga se uzabishobora icyo kintu kitakiguca intege ugasubira hasi ukavuga uti ubundi ndiga ku bizamarira kigahita ubivamo kumva icyo kintu kiba kirababaza rero ni ibintu nk'ibyo byo gucana intege nibyo byagiye bimbabaza hanyuma icyanshimishije navuga n'amatariki ni itariki 20 z'ukwa karindwi 2021 umunsi umwana wanjye w'ubuhungu nari maze kumubyara muganga amuteye gutya amunyereka nahise numva ntakiri wari musanzwe numva yumvamo umubiri wose numva ko hari ikintu gishya gihindutse kuri yego nari maranye nawe amezi 9 yose mu nda ariko ntaramubona nganira nawe nkamwumva tuganira ariko ntarabona isura ye nkayangira amatsiko yo kubona isura y'umwana wanjye nkimubona rero muganga amufite gutya numvisha ari umva ari shimwe rikomeye ari ibyishimo birenze ku byishimo bibona naragize Imana tubonye wowe kuva urwanye na Live mu buzima mwabanyemo mugiye kumara mwaka wararangiye ni nk'iki kintu kikunezeza akora kikunezeza ikintu kinezeza nuko atigeze ahinduka ntiyigeze ahinduka mu ko yari mu buryo twari dusanzwe muri fiançaye yakomeje ari wari ntabwo ari wa wundi mugeranga yenda urumva hari benshi bamuteretaga yabivuze hari nk'igihe kitembera nk'imvura ikagwa urumva ari yarahindutse yateye ko cyo kitagura imodoka kugenda ariko ari hangara tukugama tukajya hano tukugama rero ni wa wundi ampereza courage muri byose niyo yenge naba mvuze ati se biragenda bita kamwe ati humura Imana irahari irabyumva kandi irabikora rero umuntu ngose wamumenye ntacyo wamunganya rwose ibyo birashimishije ibyo biranshimisha noneho umusore nawe mbyutse mu gitondo nkajya ko umuntu bari kunkora ari kunkangura ibyo bari byiza cyane ubuzi rero urumva n'umunezero uhora mu munezero uramutembereza mu ibyishimo yarindi yabivuze ko ubuzima bwahindutse ku buryo mu buzima bwe ndetse n'Imana yaramuhaye umugisha w'umwana akaba anezerewe ese ibyo byishimo koko wumva
uzabimo ubuzima bwose nta gihe wenda byegere kumva ucitsemo nk'intege ukuntu rimwe na rimwe wumva ari ikintu wiyemeje kuzakora ubuzima bwose mpaka mushaje nk'uko basezeranye imbere y'Imana. ntabwo ujya wumva ya publicité se y'abantu bagenda ngo bari kuvuga ngo abantu bajye kwikingiza bavuga ngo sindohoka nanjye sindohoka sinzanandohoka nuba bifite abitekereza asubiza amerero mu isaha bazatubona tumugiye ipine tuzarikaraga mu mihanda ya Kigali nahe hose bazatubona dutembera tuzatembera kuko twatembereye henshi twaragiye ahantu henshi ahantu yabaga atashobora tukajya kureba n'ahantu runaka tukagenda ariko ku ishuri tukagenda tugatembera tukava mu mujyi tukajya za Kimisagara tukagaruka n'amaguru tuganira ahantu hose yabaga ni agiye no hirya muri Kigali agiye muri stade nkamusangayo tugatembera aho nabaga ntazi tukagenda nanjye nkahamenya nabaho utazi nkagenda nawe tukana gusa urumva ibyo ngibyo ni inyungu turi mu nyungu. Ese wowe ntabwo ujya ugira igihe rwose umugabo wanjye koko ntashobora kuzacika intege nyine ukabyibaza ariko urabona ibintu ari byiza ariko rimwe na rimwe ukumva icyizere kimwe kigenda gitakara kuko kuko ntabwo ntashobora kurambirwa ntabwo umutima ugeza sinavuga wenda ngo uko ndi imbere ya kamera cyangwa se kubeshya nawe mwenyine muri hano nta n'umunsi wari mu gihe cyose kitari cyaza kugeza n'imvura kihaza nta mpamvu n'imwe mbona ahubwo uko bwije n'uko bukeye mbona bigenda byiyongera Imana igenda itera akashi kandi nanone nta jambo Imana ivuga ngo ubeshye nta jambo Imana ivuga ngo ubeshye iyo hamwe n'isengesho byose bikomeza neza. ubwo rero nibaza ikibazo ariko ntabwo nyibaza ndakibaza ni umuntu kugira ngo ube umutima utekanye hariho nk'abantu bamwe na bamwe bazakurikira kino kiganiro ariko akaba ari mu rugo ariko akaba yumva adatuje hose kuko urugo rwabo bakaruranye mwebwe n'ikihe kintu kibafasha kumva ko urugo rwanyu ruzarama buri umwe wese aragenda ambwira aho ngaho ariko reka Felix ababanze n'umugabo atubwire ni ikihe kintu kigutera imbaraga ndetse kikumvisha ariko urugo rwanyu ruzarama. mbere na mbere cyo nabanza kubwira abantu mu buzima bwo mu rugo cyangwa no mu buzima busanzwe buriya umuntu ubitekereza azabanze yumva ko nta hantu byo bizagera azafate nk'umunsi cyangwa se afate nk'amasaha 2 cyangwa iminota 30 nuko umuntu atakigabanya n'ibice bibiri ahagararira ahantu habiri icyarimwe ubushobozi atabubona ajye nko ku muhanda arebe mu byerekezo bibiri by'umuhanda hari imodoka ziba ziri kugenda gutya cyangwa abanyamaguru cyangwa ibinyabiziga bitambuka bicicikana haba harimo ikihuta kumva ariko byose biri mu cyerekezo kimwe ariko kwa kundi cya kindi cyihuse wa wundi uri hari uhita agihereza inzira gishaka kumunyuraho kigatambuka kikagenda ariko bose bagakomeza bari mu cya cyerekezo kimwe kuba rero aje guhitaho ushobora nko kubona nk'ubu ngubu hano turi umuntu ari kwihuta ariko ari kugenda nko muri metero 20 ziri imbere akakunyuraho nk'umurabyo akagenda akagera muri za metero ze agahagarara buriya rero abantu bose kuvuga ngo ntaho bizagera oya ntago ari byo kuko ushobora kuba hari ikintu umuntu ashobora kuza yenda akagira iterambere ryihuse bigereranywa na muntu nyine uri kugera muri za metero 20 kari kwageserera pe akagenda muri za metero 20 akazigeraho ariko ntabwo bivuze ko za metero 20 agenze wa wundi uri kugendera muri speed iringaniye kumva za metero nawe arazigenda kandi ntabwo agira avuga ati se kanciyeho yirukanka ngiye wakwirukanka akomeza kugendera kuri umuvuduko wiwe rero umuntu wese uri mu rugo ngo ibintu bizagenda bite ntibyacamo ntibyakomeza nabanza afata urwo rugero yenda rwagoye kurusobanukirwa ariko nagenda mu muhanda azabibona azarwitegereza rubone azibaze se koko ko mbona riri kugendera muri 80 indi iri kuri 40 indi bayishyizemo speed governor
tuvuge nk'imodoka imwe ivuye i Kigali irajya Muhanga, zose ntizigenda kimwe ariko zose ziragerayo. Rero abantu bose baba bafite destination z'ahantu bayerekeje, ahubwo nabanze yihereza icyerekezo, hanyuma twebwe icyo twumva dushingiyeho kizadufasha kugira ngo urugo rwacu rukomere ni isengesho n'iryo rya mbere, kuko ibintu byose bitarimo Imana ntacyo byaba bimaze. Ni isengesho, hejuru y'isengesho kandi tugashyiraho kwizerana n'urukundo rwacu rugakomeza rukarusigasira. Kwizerana burya nta nubwo wakizera umuntu udakunda, mubana n'umuntu ntumwizere na rwa rukundo nyine ruba rwarayoyotse ntabwo rwaba ruhari. Ibyo bintu n'ibyo ngibyo twumva dushamikiyeho kandi biduha n'icyizere cy'uko bizakomeza, kuko akenshi icyo wabonye ku isengesho ugomba kukirindisha isengesho. Si uko imihoro utari hano hanze itegereje gukata igitoki ngo kigwe hasi, ariko rya sengesho rirayikumiye. ari ntacyo barezaho n'ubundi ni isengesho umuntu wese wubatse urugo aba agomba kurusengera amahoro n'ijoro, kuko bwicwa bukeye akereka Imana urugo rwe. Rero iyo hamwe n'isengesho byose birashoboka. Ikindi ni urukundo rurabagarirwa, ntabwo ari ukuvuga ngo kera mugikundana byagendaga gutya na gutya, waba muri mu rugo mu kubyongera mukomeza kurubagarira. Kandi nanone mu rugo communication niyo iba ikenewe cyane, atari ukuvuga ngo umuntu n'umutware wanjye hari icyo namukinga, hari icyo ntari bumubwire, hari icyo ntamusaba. Ahubwo muba mwarashakaga mukundana, mugomba kumutinyuka mukajya muganira, umwe acitse intege undi akamugira inama, ni gutyo. Nawe iyo haje no gutinyana kuvuga aramfata gute, ari bumve nabi, nawe yumva ko mpora mfite ibibazo, mpora meze gutya na gutya, aho ngaho naho birahapfira. Rero iyo byose iyo hari isengesho ibyo byose bikaba bihari, nizera ko Imana iri ihari nta kibazo. murakoze cyane. Iyo turimo gusoza amubwira umuntu bitewe n'ikiganiro twagiranye ngo atange mesaje we, noneho muturutseho ntamubajije, ni iyihe mesaje wahereza abantu bijyanye n'ubuzima twagiye tuvugaho? Inde reka mbere ku mutware ni wa mbere, tubwire ni ikihe kintu wagenera iyi miryango cyangwa se abantu babana n'abantu bafite ubumuga, niko bavuga, ntabwo babana n'ubumuga. Ni iyihe mesaje wabagenera, nimba ari abagabo bafite abagore bafite ubumuga cyangwa se nimba ari abagore bafite abagabo bafite ubumuga, ni iyihe mesaje wabagenera? Abagabo cyangwa abagore bafite ababana n'abantu bafite ubumuga, ikintu cya mbere nababwira, bagomba gukomeza kubakunda, kuko mbere y'uko baba abafite ubumuga ni abantu. Kandi hari umuririmbyi umwe yigeze aririmba ngo uyu muntu ni uwacu, ngo ni umusinzi ariko ni uwacu, bafite ubumuga ariko ni abacu, nabo ni abantu kuko natwe twabugira. Rero babagaragariza urukundo kandi babashyigikire, bumve ko bya bindi bo babona ko badashoboye nabo babibafashemo, kuko urugo bisaba gufashanya. Ko nujya kureba ngo hariya ngo bo byagenze gutya ukumva ngo ngengo kuko mbana n'iki kintu, ngo niyo mpamvu ni umuntu mbere yuko aba afite ubumuga, ni umuntu. Kandi buriya ujya kumukunda ni uko wabonaga ko ari fiyeri, cyangwa se wumva ko wari ufite yari fiyeri yawe. Kuba rero mugeze mu rugo wivuga ko atakiri fiyeri yawe, komeza umwiteho, umukunde ndetse kugeza kurenza kwa kundi wamukundaga na mbere, urukundo rwiyongere. Kuko n'ubundi ufashe imyaka ukayishyira mu murima ukagera ntuzabagare ntuzayiteho, ya myaka se igihuru gishobora kuyikura kikayirenga.
ariko nuyibagarira uzabona n'umusaruro kuko wa muntu ushobora kuba ubona afite ubumuga ariko azagwe aguhereza umunezero urenze wa wundi udafite ubumuga uri kumva wirukira rero nimba ufite umuntu ubana n'ubumuga muri kumwe mbere na mbere ni umuntu nk'abandi ni umuntu nkawe mukunde kandi umwegere kenshi muganire aho umwanya kuko buriya ashobora kuba ubona afite ubumuga ariko afite ibitekerezo byakugeza ku iterambere wowe udatekereza ko wanageraho kuko burya mu rugo nanone n'ibiganiro ni ngombwa kandi guhana umwanya mu kumvikana mu kubahana ntumusuzugurire kuko afite bwa bumuga kuko kuba afite ubumuga ntago bimwambura ko ari umuntu ntago bimwambura bwa umuntu nkuko nagiye nkomeza kubivuga ngo ni umuntu afite nayo ibitekerezo aratekereza ndetse ashobora no gutekereza kure kukurusha ahubwo wimuzibiranya ngo wumve kuko afite ubumuga nga ubumuga bwe ushake kubugira nk'aho ari urwitwazo rwa ryaterambere cyangwa se bikubuza umunezero wawe umunezero n'ushakamo muri we mwembi muri kumwe umunezero muzawubona kandi n'abantu bafite ubumuga nabo babana n'abandi badafite ubumuga ntibakagiye bumva ko yenda bababereye umutwaro kumva hari abakumva ati se ubu ngubu mubere umutwaro hoya nimba mukundana iyo ukundana n'umuntu nta mutwaro uri mwaho ngaho kuko buriya yabagize umutima wo kugukunda nawe ugomba kumukunda mwese mukundane kuko yagukunze ufite ubumuga ni nkuko nawe ufite uburenganzira bwo kuba ari gukunda ntukumve ko nta burenganzira ufite cyangwa se hari ikintu kidasanzwe cyabayeho ubwo umushimira umutima yagize umva kugukunda umva yaba yararwanye n'intambara nyinshi kandi n'ubundi abakomeza kurwana n'izo ntambara no mu buzima ahubwo noneho mufatanye kurwanya izo ntambara zibarwanya namwe mureke kwitera ahubwo mukomeze namwe murwanye ibyo bintu babone ko bya bindi batekereza atari byo babone ko ibintu batekereza atari byo icyo nshimira sheri wanjye ntabwo yatuma ba bantu baza ngo kuko bamubwiye gutya ngo ahita aza ngo kugira ngo ko tubigenze gutya ahubwo turicara tugatekereza ati bari abantu bari kudufitega hano rero badutegeye ku cyapa cya kabiri reka badusange ku cya gatatu ubone ko cya kintu cya kabiri twakirenze kuko iyo mucitse intege mwe mukisenya mukajya ku ruhande ba bandi bari kuvuga ngo ntureba se babonye igitego iyo rero ikipe izi gukina neza irinda babataka babona ko bayitsinda igitego barabafata ku buryo batari bubatsinde nimba mwabonye umwataka abantu babatangiye kwigaragariza ko ari abataka kuki mutuma babatsinda igitego murwanye igitego kiteke kwinjira kandi musenge Imana ibafashe muri mukino wawe kuko muri sosiyete bigoye umuntu ufata ya mbere yo gukundana n'umuntu ufite ubumuga aba afite urukundo rwa nyarwo rero ndabanza kubashimira kandi babafaje rero nta kindi mu rugo rwabo bari kujya basenga kandi ubu bwabo bakumvana bakaganira ikindi aho kugira ngo nk'uko yarabivuze aho kugira ngo batsinde bahore baharanira intsinzi aho babategeye niba bari babonera niho babategega iminsi abategereza bahure bibatere ibyo byose kuko benshi abana nubwo tunanambara twahuye nazo nyinshi harimo abahuye n'intambara nyinshi kurenza izacu mu rukundo rero baharanire ko za ntambara bahuye nazo batazigira mbese ibyo babavuzeho byose batazigira bibatsinda ahubwo baharanire ko baba babavuze bazakorwa n'isoni batabahonye bibatere rero gukomeza bakomere bashikana ikindi kandi nanone nabwira buri muntu wese ubumuga washatse nyine washakanye n'umutware udafite ubumuga ishyaka yamurwaniye ntazigere atuma amugaragaza imbere nk'uwakoreraga ubusa ahubwo ajya aharanira kumwereka ko ishyaka yarwanye yarikoreye umuntu uzi ubwenge kandi umuntu ubona icyo
icyo babashije gukora nk'isengesho byihora mu rugo rwabo. ariko buriya nanone ntabwo ubwo butumwa tubuhereza abantu bafite ubumuga gusa, ntabwo nabo ni muri rusange, kuko n'ubundi n'abadafite ubumuga baratandukanye, ntihari abakubitana amacupa se. Abantu bose bafite abo babana, nimba bamaze guhitamo umwanzuro kuko ugiye kubana n'umuntu runaka, bajye babanza bibaza. Iyo ugiye mu iduka ugiye kugura umwenda, n'ubu ngubu naguze iyi pantaro, kuki ntumva ko zagenda ziri mu iduka yose ngomba kuzigura, ko nubwo naba mfite ubushobozi, kuki nahisemo iyi? Nimba nahisemo iyi ngiyi se, none ndayambara ejo ngende njye kwambara ya yindi y'umuturanyi wanjye kuko ngo nawe ari ipantaro ngo nawe nyambara. Bafiyeri y'uwo mwashakanye kandi mufatikanye, mukorane, mufashanye, mufatanye muri byose, kuko hari igihe ushobora gusanga abantu uri kwirukankira aribo bazatuma rya terambere ushaka kugeraho urisiga. Akenshi usanga benshi batangira nta n'ubushobozi bafite, bamara kubugeraho bagahita bwo batandukana, akahita abona ko wa wundi babanaga bwa bushobozi bageranyeho batakiri fiyeri, batagihuje, ntabwo ari ugusohokana n'ikigenda no kugendana mu ijoro, ariko ukirengagiza ko muri bya bicuku muri ya manywa mwagendanye ntacyo mufite, na rya joro mukarigendana, abo ngabo uri kwirukankira bari bahari bari kureba bavuga bati yarahasariye. Niyo mpamvu nimba mwabiranye icyuya n'umuntu, kuki mwahingana n'umuntu mwamara gusarura ukumva ko atagomba kujya kuba umusaruro, basangira umusaruro. Kandi buriya iyo mufatikanyije muri byose, aka kanya mushobora gutera imbere, ukumva ko umurushijeho revo, yenda urusha amashuri, urusha ubutunzi, nakoze gutya ntaho yanshikira, ubu ngubu kano ntako ngiye ku kazi, ariko kwibagirwa ko mu kanya uko byaje bishobora gusubiraho, kandi cyangwa se mufatikanyije na wa wundi mwakomeza kugera, kuko abaza ahantu byaturutse agomba azasigasira ahantu byaturutse kugira ngo atongera gusubira ahantu yavuye. Ariko wa wundi ugiyeho azavuga ati uyu nguyu afite ikirombe, arabifite, ndaje mbi ku munzuro byose mbimaremo. Sigasira isoko rero kurenza uko wajya gusigasira hahandi amazi ari kujya kumeneka. Ubu niko bigomba kugenda. Ikibazo cyane tukagana ku musozo, ubundi mugatanganiriza telefone kubera ko hari abantu bashobora kuzabakenera kugira ngo mubafashe. Ubundi banagiteza iki kugira ngo bizafashe abandi bantu, ntabwo Imana idenda kwibibaho kubw'ubusa. Ni ibihe bintu bibagora muri ubu buzima uko byagenda kose, iyo umuntu hari ibyo atashobora gukora, tuvuge ntabwo abasha kubona amakuru pe, ntabwo hari tumwe na tumwe atabasha gukora, ni ibihe bintu bibagora nyine muri ubu buzima bitewe n'ukuntu, bitewe n'ubuzima bubaye. Ndumva nabwo mbaza neza ikibazo, ariko ubundi abantu bafite ibintu bibagora, twakomeje tugenda twibanda ku bintu byiza, ariko hari n'ibintu bishobora kuba bibagora. Ni ibihe bintu bibagora? Kuvuga ngo yenda ngo ntiyakunama ngo akore isuku, ibyo ntabwo kigira ikibazo, kuko hano haba hari umuntu umufasha, ni ibintu biba mu rugo, arahari, namwe mwamubonye arahari, icyo ntabwo ari ikibazo. Ahubwo nk'ikimugora ni uko yenda ino nzu nk'uko naba nagiye ku kazi cyangwa se iki, ntabwo ashobora kuyisanzuramo uko byakagombye, nubwo avuze ngo yayijyanamo ariko ntabwo yayijyanamo yose. Urumva n'izo ziracyari imbogamizi, ariko nabwo ntibitume babandi bavuga ngo ngomba kumushyira ahantu bumva ko batsinze, kuko uyu munsi uko bimeze ejo bizahinduka. Kuvuga ngo ntabwo ashobora kuyigendamo uko yakabaye yose, hari aho ashobora kugera yagera ntabe yashobora gukata ngo agaruke inyuma. Icyo ngicyo yenda kiramugora, kikamubangamira, yenda we nubwo atapfa kubyemera cyangwa atapfa kubivuga. Ikindi kimugora ni uko yagiye abivuga kenshi, reka nze nimuvugereze kenshi, ni uko ababona ntabwo nyine ndabivuze, ntabwo yabivuga, ntabwo kuko yazi ko yabivuze ntiyabisubiramo. Ni uko we abahora ahangayikishijwe n'uko abona ntabwo ngo adafite ikintu
atagira ukuntu yakongera gufatikanya nanjye ngo tugere kuri rya terambere ry'urugo kubera ko ubu ngubu yarize yararangije ariko nta kazi arabona ibyo ngibyo biba bimubangamiye nawe biri mu mutwaro yikoreye kuba nawe atajya ku isoko ry'umurimo ngo agaragaze ko nawe ashoboye urumva rero nabwo iyo bimugoye bikamubera ikintu gihora kimubuza amahoro nawe njye nk'umuntu umukunda ubwo nanjye kiba cyaje ku kibindi kitugoye kiduhangayikishije kitugoye wenda ushaka kwibaza ese ku isoko ry'umurimo uko atabasha kugerayo nuko utabasha kugerayo kugira ngo ibyo bakoreye examen ntabwo ariko ntabasha kugerayo ahenshi ndasanga hadakoze nk'uko nakabaye hino ugasanga nta nzira y'igare ihari hari aho zigenda ziri ariko ho ziri kuganira n'uko bafite abakozi yuzuye rero ugasanga kandi igenda mbona kwagenda n'igare biragoye ugasanga mu nzira irahari ariko imbere mu nyubako harimo inzitizi tukagabanya rero nta buryo wabona bwo gukora ako kazi mboneraho n'umwanya ubu byerekeranye n'akazi nk'abantu baba bakora yenda akajya nko gushaka nk'ahantu akazi abantu bakimubona bagatangira kwibaza ati nguriya azabishobora kubera gusa babonye ari mu igare bagatangira kwibaza azabishobora uriya se ibiki n'ibiki noneho nyuma yaho hari igihe yenda bamubwira bati tuzagusubiza ntibamusubize noneho yakumva abantu babivuze gutyo urumva mbere na mbere yuko ajya kugira no kuba musubiza akazi yakabonye hari nk'ababa babanje kumukomeretsa noneho rero iyo bigaragayeho nyuma ntibanamuhamagare bahita yumva ko bone nk'aba bamubwira ngo ntibamukoresha bamubwira ati rwe ntitwagukoresha urumva n'abantu bakora ahantu bo bumva ko badafite ubumuga yewe babandi bita ko ari bazima tubabwire ko ari bazima nubwo n'abari bazima ntibapfuye baracyariho abo bita ko ari bazima bajye bacunga mbere yuko bavuga ikintu bajye bacunga bibaze isi uyu nguyu uje gukora ahangaha ari umuvandimwe wanjye tuvukana mama wanjye musaza wanjye papa wanjye cyangwa se murumuna wanjye cyangwa mukuru wanjye iri jambo ngiye kuvuga cyangwa ibi bintu ngiye kuvuga byo nakabaye mbivuga ari umuvandimwe wanjye cyangwa se ngiye ari ngiye ugiye ahantu gutya ngiye gukora ahantu gutya bakamvuga gutya nakishyira nakumva bimeze bite abanze yishyire muri uwo mwanya be kumuca intege nako kazi ataragatangira batarabona ko ashoboye ku kazi be kujujura ngo babivuganeho ubwabo kuko ari buriya ushobora kubivugana ngiye nk'uko twegeranye tukabivugana ariko ndi gutambukana nanjye nkabyumva utamenye ko nanabyumva ibyo nabyo abantu bagomba kubyirinda bakabyirinda gusa nanone biba byiza iyo umuntu ikintu abitse mu mubiri we akivuze kikagaragara kuko umenya n'uburyo cy'umwitwara tuganira ku musozo ariko mbere yo tuganira ku musozo murakanganiriza telefone kugira ngo abumva babavugisha barabahamagara nimero za telefone ariko mbere na mbere nisegure ku bantu badukurikiye ntabwo ndi imiseke igoreye 100% yenda no mu byo twavuze hari igihe ashobora kumva navuze nk'ibintu bitafashije bitari byo twari mu kiganiro ko hari igihe nshobora no kuba nagiye nk'ibintu nkavuga nk'ibintu biterekeranye cyangwa se nkavugamo byinshi cyangwa se bidafite umumaro nanjye ndi umuntu ahubwo ntibite ku makosa nakoze ahubwo bite ku byiza navuze aribyo bazakurikiza naho nimero za telefone iziwe ni 0785 73 13 55 ni kuri apeli zisanzwe naho kuri WhatsApp ni 07 25 43 93 53 sibyo nayo yanjye ni 0783 30 97 6 dushimira abantu bafashe umwanya wabo bagakurikirana kino kiganiro ni umwuka w'Imana bakoreyemo kuko twebwe ntacyo twakoze ntabwo bari batuzi ahantu twahuriye ntabwo twari twararitse ngo ati muzakurikirane kino kiganiro Imana ibahe umugisha turabubasabiye rwose
Imana ibahe umugisha kandi batekereze kandi bumve ko Imana iri kumwe nabo mu buzima bwabo kuko twebwe byakunze tukaba turi abagabo ko bihamya ko ubu byakunze urukundo rukaba rukiriho nabo niko byagenda nabo bigakunda be gucika intege be kumva ibyo abantu babaca intege bababwira ahubwo bakomeze ku ntego bihaye babeho mu buzima bufite intego urukundo rufite intego kandi iyo urukundo ruhari ibintu byose birashoboka urugo rugenda neza pe rugenda neza twanishimira ko nabo muri bamwe bazumva kino kiganiro cyangwa se abandi nabo baza gutanga ubuhamya tukaba abasirikare barwanirira kwerekana ko urukundo rukiriho kuri iyi si kurenza uko twajya tugenda hirya tuvanga urukundo rwarakamye mu bantu urukundo rwarashize iki oya ahubwo tuba abahamya bo kwerekana ko urwo rukundo ruhari nimba uzi ko urukundo rufite bafire kurugaragaza ko ruhari we kuvuga ngo nta ruhari kuko wabonye ngo umuntu hano yarwanye n'undi cyangwa se ngo bashwanye ngo urukundo rwarayoyotse we wibihereza agaciro kuko uzi ko rufite banyamuzi babwiye ko urukundo ruhari nicyo nababwira Imana ikomeze ibahe umugisha namwe mwaje hano mwitanze mu mwanya wanyu Imana ibahe umugisha kandi Imana izaherekeze kino kiganiro gihesha umugisha mwakoze cyane Aline na Felix kubw'umwanya wanyu mwaduhaye ntago ari ibintu byoroshye ariko iki gihe tumaranye muduha ikiganiro kugira ngo kizafashe abandi bantu Imana namwe baho umugisha nkuko mwabidusabiye nga Felix niyongera dusengere dusoza turagushimiye Imana ihoraho wabanye natwe muri umwanya wose twafashe turi hano waturinze kandi ukomeza kuturinda ubana natwe kandi uhorana natwe uri kumwe natwe turagusabye kugira ngo ugendane n'abari bari hano badusuye ugendane nabo bashyitse aho bagiye amahoro natwe dusigara amahoro dusabiye umugisha ndetse dusabiye n'inkomezi abazumva iki kiganiro data mwiza kizageraho gikora abantu nabo kibageze babandi bumvuga ko ibintu bidashoboka bamenye ko muri wowe ibintu byose bishoboka babandi bumvuga ko nta rukundo ruhari bumve ko urukundo rukiriho kandi ruhari koko rwiza kandi rwuzuye data mwiza turagushimiye kandi tunagushimiye yuko uherekeza kino kiganiro ndetse tukazumva neza ko harimo benshi cyagiriye akamaro kuko kibaye kitageze abo kigirira akamaro hano twaba twahabereye ubusa ariko kuko uri kumwe natwe tuzi ko utabyemera ko tubabera uno mwanya wose tukawumara turi gukora ibintu bidafite akamaro kuba wemeye ko tubikora kuri iyi tariki ni urukundo rwawe ndetse n'impamvu zawe ni uko hari benshi wari uzi ko bizafasha nyuma y'iyi tariki turagushimiye kuko rero wabyemeye tugushimiye ku mwanya wadufashijemo ukaduhereza umugisha wo kugira ngo tube turi kumwe tuvuga iby'urukundo ndetse kuko nawe uru rukundo wahabaye izina ryawe rihabwe icyubahiro kandi turagushimiye urakoze kuko ubyumvise tubisegera twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen.